Amamiliyoni y'abantu buri mwaka afata urugendo akerekeza i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa kusura, kandi aba bose iyo bahageze niko bahafatira amafoto. Gusa hari umugore umwe we wagiye atajyanywe n'ifoto ahubwo ajyanywe n'ubukwe. Iyi ni inkuru y'umugore Erika Eiffel wemeye guhindura izina rye mu buryo bwemewe n'amategeko kugira ngo abe umugeni w'igikorwa remezo cy'icyuma. Aha ndavuga umunara wa Eiffel. Uyu ukaba ari umunara uri i Paris mu murwa mukuru w'igihugu cy'Ubufaransa. Uru rukundo ni bwoko ki rwo gukunda ibintu bidafite ubuzima? Umubano w'umugabo n'umugore wari uteye ute hagati ye n'iki gikorwa remezo? Nge nitwa Nuello Okoye. Iyi ni Nuello Okoye Space. Nguhaye ikaze. Yavutse yitwa Erika Eiffel, avukira hitwa Joplin. Uyu ukaba ari umujyi uherereye muri leta ya Missouri. Iyi ikaba ari imwe muri leta zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavutse ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 1972, ariko akaba umugore amakuru ye menshi y'ubuzima bwe bwite atigeze amenyekana cyane. Yamenyekanye cyane mu ntangiriro z'imyaka y'ibihumbi 2000 ubwo yatangazaga ko ajya agirira urukundo rudasanzwe ibintu bidafite ubuzima. Ibi bikaba ari ibyitwa object sexuality cyangwa se objectophilia. Gusa izi nyito zombi nubwo zijya gusobanura kimwe ariko ziratandukanye mu mikoresherezwe yazo. Mbere ibi bicyaduka bakoreshaga inyito objectophilia nk'ijambo ryasobanuraga iyi mitekerereze, imyemerere cyangwa se imyitwarire nk'ikibazo gishobora kuba cyabarwa muri kategori cyangwa mu cyiciro cy'uburwayi. Abari bafite iyi myumvire cyangwa iyi migenzereze nabo bafataga iri jambo nk'iribapfobya kuko batiyumvaga nk'abarwayi, ahubwo biyumvaga nk'abantu bahisemo inzira yabo yihariye yo kugena uburyo amarangamutima yabo akora. Nyuma haza kwemezwa ijambo object sexuality. Erika Eiffel kuva mu buto bwe ni umukobwa wagiye akora ibintu byinshi bitandukanye, by'umwihariko siporo zo kurashisha imiheto, ndetse igihe kikaba cyaraje no kugera agakoramo nk'umutoza wafashaga abandi bantu kwiga ibijyanye n'uyu mukino. Yabaye kandi umwanditsi n'umuvugizi. Aha akaba yarandikaga avuga ku buzima bwe n'uburyo abantu bamwe na bamwe bashobora kugira amarangamutima ku bintu bidafite ubuzima, objectophilia cyangwa se object sexuality. Erika Eiffel yaje no gushinga umuryango yise OS International, ukaba wari umuryango ushinzwe gufasha ndetse no guhuza abantu bavuga ko bafite icyo kibazo cyangwa se ubwo buryo bwihariye bwo gukunda ibintu. Yatangaje ko akiri muto yaranzwe no gukunda ibintu birimo nk'imbunda z'ibikinisho ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga n'iby'inyubako. Uru rukundo rwe rudasanzwe rwo gukunda ibintu byiganjemo ibikorwa remezo rujya kumenyekana byatangiriye ku rukuta rwa Berlin cyangwa Berlin mu myaka y'1980. Nibwo uyu mugore yatangaje ko akunda cyane uru rukuta ndetse ko iyo atari hafi yarwo abura amahoro. Ibi byaje kumutera kwimuka ava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yerekeza mu gihugu cy'Ubudage agiye gusanga y'uru rukuta. Nyuma y'isenywa ry'uru rukuta rwa Berlin mu mwaka wa 1989, uyu mugore yaje kwisanga mu rukundo rushya rwe n'umunara wa Eiffel. Maze bigeze mu mwaka wa 2007, uyu mugore nibwo yakoze umuhango w'ishyingiranwa, maze bitungura benshi hirya no hino ku isi kubona umuntu ufashe icyemezo cyo gushyingiranwa n'igikorwa remezo kitari umuntu. Ni umugore wagiye ugaragara mu biganiro byinshi byo ku mateleviziyo ndetse no mu nyandiko mpuzamahanga zisobanura ubuzima bwe n'iyo myumvire idasanzwe. Hari abantu benshi cyane bagiye bamufata nk'umuntu ushaka kwamamara gusa abandi bakavuga ko ari uburyo bwihariye bwo kugira amarangamutima n'urukundo bitandukanye n'iby'abandi bantu basanzwe. Iyi nkuru ye yagiye ivugwaho cyane kubera uburyo budasanzwe bwo gusobanura urukundo hagati y'umuntu n'ibintu. Aganira n'itangazamakuru, uyu mugore yagiye abazwa ibibazo bitandukanye birimo kumubaza uburyo yisanze akundana n'umunara, maze atangaza ko uyu munara mu gihe benshi bawusuraga bakawubona nk'umunara mwiza ariko bikarangiriraho, kuri we ngo yumvise hari ikintu gikomeye kimukurura. Yagize ati, nitegerezaga ibyuma byawo nkareba uburyo uhagaze hagati mu mujyi, nkanitegereza n'ukuntu urabagirana mu masaha y'ijoro, nkumva bimpaye amahoro, by'umwihariko mu gihe nabaga nkuri hafi. Uyu munara wa Eiffel ukaba ari umunara wubatswe hagati y'umwaka wa 1887 n'1889 kugira ngo werekanwe mu imurikagurishwa rikomeye ryari ryabereye i Paris ryitwaga Exposition Universelle. Ni umunara witiriwe umugabo w'umwubatsi kabuhariwe Gustave Eiffel. Uyu akaba yari umuhanga mu by'ubwubatsi ndetse akaba ari nawe wayoboye uyu mushinga wo kubaka uyu munara. Mu myaka yakurikiyeho uyu mugore Erika Eiffel yakomeje gusura uyu munara, akajya awuganiriza, akawandikira ubutumwa ndetse rimwe na rimwe akawuhobera igihe nta bantu benshi bari aho. Bamwe mu nshuti ze batangazwaga n'ibyo bikorwa, abandi bakamuseka, ariko kuri we ngo ibi ntacyo byahinduraga ku buryo yiyumvagamo uyu munara. Inkuru ye yakiriwe ku isi yose, bamwe bayifata nk'inkuru idasanzwe, abandi bayibona nk'iki
ikimenyetso cy'uko abantu batandukana mu buryo bwo kumva urukundo n'amarangamutima. Uyu mugore yavuze ko icy'ingenzi kuri we atari uko abantu babyumva, ahubwo ari uko yumva afite amahoro n'ibyishimo mu mutima we. Nubwo benshi batabyumvaga neza, inkuru ye yasize isomo rikomeye rigaragaza ko abantu bose bagira uburyo butandukanye bwo kubona isi no gukunda ibyo biyumvamo, kandi rimwe na rimwe ko ibintu bisa n'ibitangaje bishobora kuba ukuri ku muntu bibamo. Reka noneho tugaruke kuri iki kibazo cya object sexuality cyangwa objectophilia. Ubu ni uburyo budasanzwe bwo kugira amarangamutima cyangwa se urukundo rukomeye ku bintu bidafite ubuzima, nk'inyubako, ibiraro, imodoka, gari ya moshi, imashini cyangwa ibimenyetso by'amateka. Ijambo object ubwaryo rikaba risobanuye ikintu, naho sexuality rikaba risobanuye uburyo bwo gukunda cyangwa kugira ibyiyumvo by'urukundo. Wabihuza bigasobanura gukunda cyangwa kugira ibyiyumvo by'urukundo ariko ubigiriye ikintu aho kubigirira umuntu. Abantu bavuga ko bafite iki kibazo cya object sexuality bashobora gukunda ikintu nk'uko abandi bantu bakunda umuntu, bakumva bafite isano ryimbitse n'ikintu runaka. Ibi bigatuma bagiha amarangamutima cyangwa imiterere byihariye bitandukanye n'uko abandi bantu bakibona, ndetse rimwe na rimwe bikaba byagera ku rwego bifuza gushakana nacyo bakabana nk'umugore n'umugabo. Abenshi hirya no hino ku isi bakomeje kwibaza niba uba ari uburwayi. Mu rwego rw'ubuvuzi bwo mu mutwe, object sexuality ntabwo ishyirwa ku rutonde rw'indwara zo mu mutwe, by'umwihariko mu kizwi nka DSM cyangwa Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Iki kikaba ari igitabo abaganga b'indwara zo mu mutwe, ab'imitekerereze ya muntu, abakora ubushakashatsi bose bakoresha kugira ngo basobanure indwara zo mu mutwe, bazitandukanye kandi bamenye n'uburyo bwo kuzivura. Ikindi kandi hari icyitwa International Classification of Diseases. Aha naho ntabwo bigaragaramo nk'uburwayi. Ubu bukaba ari uburyo mpuzamahanga bwo gushyira mu byiciro indwara zose, ibibazo by'ubuzima ndetse n'impamvu z'impfu. Ubu buryo ntibwibanda ku ndwara zo mu mutwe gusa, kuko banareba ku ndwara zirimo amakanseri, diyabete, indwara z'umutima ndetse n'indwara zo mu mutwe ubwazo. Aha hantu hombi tumaze kuvuga bakaba bagaragaza ko object sexuality idafatwa nk'indwara yemewe ku rwego mpuzamahanga. Gusa abahanga bamwe bavuga ko ishobora kuba ifitanye isano n'uburyo ubwonko bw'umuntu bukora. Hari ubushakashatsi buke bwagaragaje ko abantu bafite iyi miterere baba bafite uburyo bwihariye bwo kubona amarangamutima cyangwa gukunda ibintu bifite gahunda n'imiterere ihamye. Ariko ibi bikaba bidasobanuye ko abantu bose bafite iyi miterere bafite ikibazo cyo mu mutwe. Tugarutse kuri uyu mugore Erika Eiffel, kuri ubu akaba akomeje kuba umuvugizi w'aba bantu barangwaho object sexuality, akaba akora mu bikorwa byo gufasha ndetse no guhuza abantu bafite iyi miterere binyuze mu muryango yashinze wa OS International. Ni umugore kandi kuri ubu ukunda kugaragara mu biganiro cyangwa mu nyandiko zisobanura ubuzima bwe, ariko mu buzima busanzwe akaba atari umuntu ukunze kuba mu bitangazamakuru cyane. Muri make, ubu ni umuntu uba mu buzima bwe butuje, ibikorwa bye byinshi bikaba bishingiye ku kuvuga no gusobanura ubuzima bwe kurusha kuba hari inkuru nshya z'urujya n'uruza zimuvugwaho. Reka ngushimire cyane wowe wabanye nanjye muri iki kiganiro cya none nahangisoreje. Nge nitwa Nuello Okoye. Iyi ni Nuello Okoye Space. Imana ibarinde.